ntago yampamagaye nk'umugabo babana mu nzu babyaranye anyicaza ambwira ati se hariya nagusanze uri kumwe na Diane twareze bimeze biti we ikintu yakoze yaje n'umujinya niki afata icyumba cye naye mfata icyanjye nagumye mu cyumba n'undi tubamo twararagamo we afata ikiwe kandi aravuze ko ari wowe wagiye oya niwe yagiye niwe ajyansigamo ndamwihora ibintu nama yari amatagatifu ntago byoroshye nungu no gutamurwa mu ntana ta rwose kubera uburyo abampoza ku nkeke mbeshyira ngo Diane ngo turaryamana kandi ntiyamfashe nese gusanga umuntu umuganira musangira agafanta ni ikibazo iminsi irenga 4 ntawe uvugisha undi none se ubwo mu rugo ntago ukirya nge sinkihaba navuye mu rugo rwabo wakandagira cyeka gufasha yantema bayikazi bakunzi bacu nongeye kubasuhuza uyu munsi rero mbashimira nukuri kubw'inama n'ibitekerezo byanyu ndashimira ujya muri comment ukandika ukagira inama ubwira abantu tuba twaganirije ndagushimira kubera ko bitwereka ko wadukurikiranye kandi ukagira n'umusanzu utanga ku buzima bw'umuntu buryo umuntu kugufasha sa amafaranga niki no kuganiriza umuntu mubwira ati bira bintu bikore gutya nabyo bigira icyo bitanga rero ndashimira abantu mwese mwatanze ibitekerezo ku kiganiro nakoranye na Mama Gaella turi kuganira ku by'umuryango we rero uyu munsi ndi kumwe na Diane n'umugabo wa Mama Gaella ariko witwa ndeka turakwakire mu kiganiro banyakuba murakoze cyane nitwa Rukundo witwa Rukundo tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane uyu muntu nanjye vuga umusore kandi ari umugabo niwe mugabo wa Mama Gaella n'ubwa mbere tumubonye n'ubwa mbere tuganiriye rwose ngira ngo muramubona ni umujeni kukiri muto se ko ushatse kiri muto ndakuze nuko bitagaragara cyane ariko hari ubwana haje ubwanwa tugiye kuganira nyuma y'ibira byose byabaye Mama Gaella aganira na Diane rukabura gica umwe akavuga ibyo undi akavuga ibye nifuje ko twaca impaka kugira ngo tubashe kumva buri ruhande uko ruhagaze urumva Mama Gaella twaraganiriye kubw'ikibazo ashaka ko muhuza n'uyu muvandimwe kubw'ikibazo cyavutse hagati yanyu ngera kimbwiye sinzi nimba bifata nk'ikosa ariko nge n'inshuti yanjye muri ubwo buryo nyine yaje kubimbaza agira ngo muhuze n'uyu nguyu turabyumva ariko twumva uruhande rumwe ntitwumva impande zombi hari ibyo agushinja akurega hari ibyo uyu nguyu nawe amushinze ubwo rero hagati y'abantu batatu iyo nta muntu uhuza n'undi haba harimo umwe ugiza nkana gusa ni ubwa mbere uje kuri kamera hano ariko wumve ko nta kibazo ntabwo turi mu rubanza hano tuba tuganira kugira ngo tubashe kunga imiryango yabashije kujyana ibibazo nk'ibyo mufite nta yindi mpamvu sibyo ntunabimuhore kuko we dusanzwe tuganira sinzi nimba warajya kubibona ku biganiro bitandukanye ubwo rero impamvu naguhamagaje nkahamagaza na Diane no kugira ngo twumve wowe nk'umugabo kuko agushinza yuko umuca inyuma hamwe na Diane kandi Diane wakabihakana n'umugore akagushinza kuba utamuha umwanya ngo muganire ku kibazo ukaba waragiye mu cyumba cyawe nawe akajya mu urumva ko harimo ikintu nabyo yarabizanye se amaye ntago byoroshye none biba ari urugamba birakomeye aho umubyeyi ajya kwitangaza amakuru akavuga ni ikibazo ubwo rero urumva nifuje ko nawe twakumva ukuri kwawe niba byagushinze ari byo cyangwa atari byo ariko tukagira ngo habeho kwiyunga hagati yanyu ariko nimwakiyunga namwe ubwanyu mudashaka kuganira muri make byaguhaye ikaze nawe kigana nakwibagiwe kwambaye neza se none uyu munsi nambaye nk'abamama nabaye umubyeyi ariko n'ubundi ndiwe da ariko rero tugiye kuganira nizere ko biza kugenda neza biragenda neza nta kibazo pe rero nagira ngo nguhe umwanya ku byo Mama Gaella yatubwiye uko byagenze nako bimunyuriremo umuntu yabishinje nyir'icyaha ukuntu bimeze rero tantine nyine umudamu wawe yavuze yuko nyine ngewe ubwo navuga gute sinihabara umwana yirereye kweli yavuze ko ndihabara byawe yadufatanye mbese yanshinje ibintu byinshi ariko giye kwera ko nzi ko atari ko bimeze nagerageje kumubwiza ukuri namubwije ukuri ariko ntago yabyemeye na kano kanya aracyavuga ko nge nawe rwose turyamana ariko ngewe
na kano kanya ndacyabihamya ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Njye ntabwo ndyamana abana bantu barandeze nkuko yabikubwiye, bamfashije ndi muto pe, ndi mutoya nkora akazi ko mu rugo bikananira nkavayo, uriya mu mama nyine aramfata ndangije ngeze aho ngaho nyine ndanabyara. Ariko nyine bijya gutangira aza nyine adusanga hariya, narabikubwiye uko byatangiye, sinzi nyine yarihuse mu mujinya, yena ntabwo navugira n'uyu mugabo, wenda nawe aravuga ibye, ariko yarihuse mu mujinya, ntabwo ariko byari bimeze pe, siko byari bimeze. Reka nawe tubwire uko mama gare we yaturegeye, bisobanuye yavuze ko yabasanze mu kabari ngo muri kunywa muri gusangira, ngo umugore amuhaye amakuru, uyu nguyu yamukubita ngo ni vide, turi hano afite igikomere ngira ngo urabizi, yagiye kwa muganga warahadoda, avuga ko wanze ko mubiganira, ngo ujya mu cyumba kimwe nawe akajya mu cye, mbese ibintu urugo rwarasenyutse niba we nk'umugabo vuga ngo ninjye wabasenyeye. Reka mbabwire ntago byoroshye kabisa. Urabona madamu we yaraje asanga uyu ni umwana dufita nk'umwana twaramureze, hari umwana mutora habyarira tumwitaho, twasangiye agafanta. Sinzi umugore gusa we yishinga amabwire y'abagore, sinzi umugore amubwiye ati ko mbonye umugabo ari kumwe na wa mwana mwareze bimeze bite, barebana akana ko mujisho. Umugore nibwo yaje nk'iyagatere nyine haba imvururu, ariko gihe kintu nakoze kugira ngo nirinde imvururu ese nigendera ndabasigana. Ibyabaye simbizi gusa nabonye yaza afite igikomere, we nta kintu yakoze, yaje mu rugo ntago yampamagaye nk'umugabo babana mu nzu babyaranye, anyicaza ambwira ati se hariya nagusanze uri kumwe na Diane twareze bimeze biti. We ikintu yakoze yaje n'umujinya niki, afata icyumba cye naye mfata icyanjye, nagumye mu cyumba n'undi tubamo twararagamo, we afata ikiwe. Kandi aravuze ko ari wowe wagiye. Oya niwe yagiye, niwe ajyansigamo ndamwihora. Ibintu nama yora amatagatifu. Ntago byoroshye nungu no gutaha rwo mama ntanataha rwose. Kubera uburyo abampoza ku nkeke mbeshyira ngo Diane ngo turaryamana kandi ntiyamfashe. Nese gusanga umuntu muganira musangira agafanta ni ikibazo. Ntibivuze ko muryamana, umuntu wese muri kumwe ntibivuze ko ari umugabo wawe. Cyasta birumvikana, ntabwo yasaze muri logi, ntiyasaze ndimo kumusoma, ntiyasaze muteruye, twabemo tuganira n'abandi bashuti bagenzi be, ariko we aza n'umujinya n'iki n'imvururu, ariko kugira ngo aze byateye n'amabwire yaje y'uwo mugore amubwiye. Urumva uwo mugore baramubwiye ngo ko hahiye. Yaramubeshye. Noneho kandi madamu wagendera ku mabwire y'abantu. We ntago aragera kwitenga ibonera live ngo bimeze gutya. Ariko nanone birashoboka nanone, erega buriya hari ukuntu abantu babana batanganya imyaka, umwe akagomeza afuhira undi. Uzayo niyo umuntu w'umusaza abanye n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, akomeza muhoza hijisho yumva ko ibyo bintu abikora kandi atabikora. Aranduta ariko ntago ari cyane gusa byo aranduta. Ubwo bikaba ari bimwe mu bintu bituma gufuhira. Aramfera cyane kuna telefone kiza hasi, nyisha telefone hasi, WhatsApp wanditse ninde muntu wahamagaye. Ndabyo. Yose arabikora. Buriya arahuze kandi baravuga ngo iyi minsi ihuze urayiba, cyangwa iyo umuntu asinziriye uramukangura. Mu ruhara rw'umugabo. Ndabona muza wajyaga naje kwa kino kiganiro bavuga ati noneho ibyo nakeka byari byo. Oya nta bintu biba biri. Gusa nanone gusa uyu mwana nta kintu atwaye, n'umwana wubaha nta kintu atwaye kabisa. Nafana barira nta kintu atwaye. Nubwo twakwisayidira. Oya nanone ntabwo turabigera hari gusa. Tantine noneho yakwishyira mu kagozi. Oya nanone nta bintu biba birenze, ariko hariho n'igihe iminsi ihubuka yiba se. Nawe arebye nabi wamwiba. Oya siyo mpamvu. Umwana mwiza kandi cyagiye muri kumwe babaye. Cyagiye yarambesheraga, none se ubu nawe mwereke, kandi we nta kintu ari kunshinja, ariko nyine hari igihe bigira ukabona oya mama gaye ari mu rugo. None iki kintu ushaka kumenya ibikorwa biri gusenyuka kandi bitewe n'uyu mushuti wanyu, uri kubibona gute nk'umugabo? We yavuze ko udashaka kuganira nawe ngo kuba mwimye amakuru, ufuza ko muganira ariko ngo ukamwe mu mwanya ngo ukamuha. Oya arambeshyera we ntago yigeze nyicaza hasi ngo ambaze ngo
ibintu byagenze gutya tufate umwanzuro n'uyu we yaje n'umujinya n'icyo atahutira buryo yenza kuba n'umuntu ugira amahane tuba twararwanye muri iryo janye tukarwana kugenda namwihoreye ambwira amagambo menshi ra umukobwa ibyo nyito nabibonye n'ukuntu amureze ererere nuko nyine nyito nayibonye arashimiye birumvikana buriya abagabo bakururwa n'utuntu dutoya kandi bakajya n'umujinya kandi ukanashira vuba wowe nyine nk'umuntu w'umupapa nimba ufite icyumba cye n'afite icyumba cye ukwiye ntago wavuga ngo usenyurwe bamutiza umuhoro ntago wabona urwo rwari ruri gusenyuka buri abantu baba babara n'abana nibo babigenderamo nawe wagakwiye kumwegeka ukamubwira ati byari bimeze gutya na gutya wenda ntaganyumva amakuru namuhaye wenda nawe ukayashyigikira je ntaganyumva ubu hashize iminsi irenga 4 ntawuvugisha undi none se ubwo mu rugo ntago ukirya njye sinkihaba navuye mu rugo rwabo wakandagira cyeka gufasha yantema ese amaherezo y'inzira ko ari mu nzu ko muri no mu nzu uzamuta mu rugo urasenye birarangiye utari kwicara ngo munoze ko murengano ko muri babiri muri hano ko murengano bigaragaza nta kintu twishinje je na nese none se twabigaragaza gute njye naramubwiye yanga kunyumva umugabo niwe bagomba kuganira nk'umugabo buryo urugo rwubakirwa nyine ku bantu babiri n'abantu babiri byo rero ariko nawe ubushize namubwiye amagambo oya ngo niyige kubaho ngo nige kuba inda y'umugabo ariko kuko ni none se reka nkubwire erega hari ibintu abagabo bigenda bibakurura nimba rero yifata nka kuriya kumva yuko wenda atakwambara tujipo tugufi cyangwa ngo yambare mini basi nazambare imbere y'umugabo we agiye gusasa agiye gutegura ku meza nyine abinde watwara ko atazasubiza amaso oya magara ifite ubwo oya naga afite ubwo nago yifitiye icyizere niyigirira icyizere mu rugo rwe amenye ko agomba kubakana n'umugabo wiwe sibyo se je ntago arimo kunyumva rwose nzi ikintu nzakora rero ubwo no gufata umwanya nimba nzamujyana ku mazi tukabiganiraho nimba nzamujyana he simbiza aba yankundiye se uzamujyana ku mazi yambaye kize biriya bipantaro y'irwa yambaye n'uzamugura pikini akana waramubonye ese utangiye kuvuga ngo naramubonye ku bintu byo kuvuga ngo naramubonye se niba yambara ibiguti bamurengagiza wenda nikateye nta wamenye nise wajya umwigisha kwambara nyine ukundi umugabo we wese bamushatse ariko yambara mama gaye ariko tuzeranye kuva kera ubwo ni kwa kundi umuntu agera mu rugo akumva ko yakabye yagafashe akavuga ngo nimba nitera agapuderi cyane make up birarangiye namubonye akananirwa kwiyitaho kandi aziko ntabwo byoroshye muri iyi minsi kose ntabwo byoroshye ni ukumfasha rwose mukansengera ntabwo byoroshye ubu ngubu none ntanatahayo nese uzataha he nyine kujyaho nta komeze nataha mu ishyamba wowe icyambere ugomba gukora ni ukumwicaza mukaganira oya ariko nta bintu biba bine ntanagucumbikira hako nta kugucumbikira ariko se kuvuga ikintu ukawanga ukongera erega uyu nguyu njyewe nubwo njye narayibonye njyewe uyu nguyu nubwo yandeze nubwo wenda tungana cyangwa n'abanana muruta cyangwa yamba anduta wenda mufata nka papa buri umuntu wareze aba ari ubwo rero urumva kuvuga ngo tugiye ngo kuryamana cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo biba ari ibintu bihabanye ariko se ubundi kankubaza hari ikintu cyazo mwajyaga mugirana madamu wenda atadufata turi ahangaha tumugusangira agafanta nta kibazo twagiranye pe nta na kimwe mwibanga kabyanyu bigaragara nyine nta kibazo twagiranye pe ariko hari ukuntu naguherezaga nka telefone ugiye mu kazi cyangwa nkaguhereza ishati wambara kwa kundi muri salo urangije kunywa icyayi wambaye isengeri nkabona birebye nabi nimba wenda ariyo nyine hari ukuntu yanyuriragamo nkamwanire katantine ngiye nkabifata gutyo biri aho ngaho ariko sinumve ko ari ibintu bizakura ngo bikururuke nka twakiriye nka kwa kuno umwana nyine akora imirimo mu rugo bisanzwe ariko we nyine ntabyaki nkumva nyine harimo kwe akavuga ngo umugabo wenda azambara ingi nkavuga nti hoya iyi myenda wenda niyimubera wenda nkavuga ndatandukiriye oya ntabwo ari ukugerayo buriya abantu babana basenyera umugozi umwe
yagomba no kwisanza kuko yagomba nkisanza nk'umwana mu rugo nako nyine nyine ati daddy umwana ni gukubera wewe wambara ejo uzambara iki inkweto mbare iyi Cyane. ntabwo kubishyiraho commenting ahita afata umujinya nkuriye hariho n'igihe wampamagara ngo ninjye gufata amata naha akavuga ngo kubera icyo atari igihe yahamagaye ako kantu karimo nibyo n'ubwenge ntabwo umuntu ahita afatiraho ngo iki kintu cyabaye adafite akabutuntu ariko nawe yarahubutse kuza kurwana mu kabari kandi cyane ko wa mugani aya mujinya arawugira wambaje gihe tubana ariko ko numva ushaka kubimukura bajya nabikubwiye ni umureka wa mujinya ntago ugira control bize ngaho control bwate se mujinya ngo tware gutya umujinya warawugira pe agira umujinya waho ngaho nyine ariko ntago biba ari byiza umuntu ugira umujinya wako kanya ntago biba ari byiza umugabo wawe burya umugabo mwabyaranye umunsi ushobora kuvuga uti hari akandi kageso namufatiyemo cyangwa hari andi magambo numvise ko ari kuri undi mukobwa uburyo ikintu cyabo kumva ko atari ubwa mbere gikoze kwiruka afite ishingiro kubera ko nk'umuntu w'umugabo ntago yari guhagarara aho ngaho kuko uri kumuvugira harira ega nawe impamvu no kumvugira nuko ega impamvu no kumvugira nuko yarahari giye kugira ngo niruke nanze cyangwa imvuru zitaba mari uko rana urabona nko iyo baza kurwana nanjye mpari ningiye bari gutwara ugenda sinivira mu ndigendera uri gukibiza umugore wawe ariko yaje ateza amahane ugeze avuga ati se umuntu ruranga ko yaranga akabagiye akaba yirukanse kukirukanse ariko yaje atarwana bagenda mu kwita video kandi wari mukubisa na gari Diane undi mukobwa bari kumwe uritahira utamenya umugore wawe kuba mutsinze ngiye naragiye ko nagiye najya nivira mu nzira ko umujinya yari afite nacyo ndi kumubwira na kimwe ngacyumva ni bya bindi bavuga ngo uri ikigwari karagukunda no kugufurira oya harugufa ariko no kurengeye ukageza hejuru umwana yareze ko yarazi uyu nguyu wejo bundi kakibaza no gukura rero abana n'abatonto bigihe Baje no gusa neza rero muri iyi minsi sinzi aho wagiriye gato se imeze bite ndakeye umeze neza ndashima Imana ko ntabwo ukiri kumwitaho se rakaraka oya ni ibisanzwe no kuvugana nk'umwana nareze nta kintu kiracamo nta kintu ajyamo gusa ndakwemera mwana ko yena nakoze ndakwemera nta kintu utwaye rwose ariko mwemera nk'umwana nyine twareze wa muntu ushaka kunkoraho aha ariko nta bintu biba birenze umwana cyo ntabwo umurusha imyaka oya ntabwo imyaka ni mushiki wawe sibyo unyemera nk'umuntu wawe nk'inshuti Gabriel nta kindi rwose kugira ngo wongere kumva ko umugore wawe kubera ko ni ikibazo kuba umugore mutari kumwe kumvikana mu rugo kandi mubana kandi wumva ngo mwatinya undi kandi wumva ngo umwe yiyahuye si uko se sibyo naho biva n'ubundi niyo mpamvu rero iyo mutagize ngo mubikemure vuba nimba mwenga mwiyunge nimba umwe agenda undi agenda kuko iyo bitinze mama gare bishaka kumutinda bikamubyindiramo avuga ati barambeshye barankina ngo yimanitse cyangwa so aje mu cyumba kumenyeho amazi ashyushye bibaho icyumweru ntikizarenga mutarabiganira ese mama gere wenda kuko wenda wabashije kumubona mukagana mu kiganiro kugiye ntago yafasha kunyumva hari uryo wamuhamagara ukampuza nawe bundi nsa nawe tutabana n'ubundi ahantu bahura na telefone yiwe ntago ayifata ushaka kwinjira mu nzu mugahura mu nzu mukabisikana gutya iyo ndagacaho gutya ibiryo akabishyira ku meza ukarya ukigendera gutyo n'inkweto mutiganye hanagurira kugira ngo nemere ibintu byakaze urumva bigeze kure ntago yaza rega kwitangaza gutya na gutya ngo ntago ibyo ngibyo abikora mwiza akabishyira ntago yakwigira mwiza aha kandi ibintu byinshi kandi ibintu byinshi wewe mushakira umpuze nawe turenda ko icyo byatanga kuko wenda wayaguhamagaye akuye ikiganiro nanjye ukaba wamfatije ukakima umpuze nawe wenda murebe ko nyine hari icyo byatanga ibaze guhuza abantu babana mu tubere support bidukorera ariko nanone hari igihe biba kwa kundi guhuza umuryango bijya bibaho cyane ugasanga urugo rwasenyutse bahamagaye umuntu runaka bizeye akabunga kandi rukongera kubakika bibaho cyane ibaze guhuza abantu babana mu nzu bibaho cyane uzabidukorera rwose kuko nkuko yakwiza akaguhamagara kuko wumva ibintu byose abikubwiye nubwo nabyo yagiye abeshyamo anambeshyira ariko wumva ko ibigaragara byo ni ihurizo ariko nyine ugomba kubikora none
wenda ni mwaba muri kumwe wenda icyo azambwira wenda nari nkatsinga nkabyumva. ntabwo biba byoroshye wa muntu ariko nyine ariko ahandi se basi katurebe inyuma mbere ibi bya Diane bitaraza mbere mwari mubanye muti ibyo ibi bitaraza byo kumuca inyuma ahandi mwari mubanye muti ikintu muzana ukagira amahane n'umujinya. ariko nawe mbere se ntiwambwiraga ngo njye mugendera gakeya afite ibintu byinshi akubwira kuri njyewe. Sinabikubwiye. Warabimbwiraga pe hari igihe bihereraga akambwira ati uriya mudamu jya uceceka ibyo azayakubwira jya utuza kuko hari ibintu mbwira kubera ko akenshi ataranabona akazi ari mu rugo kubera ko akenshi nyine akunda gukora ibintu by'ibiraka ukuntu ugasanga wenda ntarabona akazi mbuze nk'amavuta cyangwa urabona abantu b'abakobwa mbuze nka kote gisi nkahamagara uno mupapa nkabimubwira ugasanga nyoje amafaranga nyine kuri telefone ngo mbigure yajya muri telefone yanjye yabona nyine message y'amafaranga akabigira nyine birebire akarakara hanyuma nyine byarangira nyine agatonganya uyu nguyu n'utwo tuntu tw'amafaranga nyine yifuza ko amucaho kugira ngo ayame biba ari ikibazo gikomeye ibyo bibaho cyane rwose barabatwara kabisa umudamu akihanagura akaririmba urw'abonye cyane akaba mukera wawe kuri da noneho ni nayo mpamvu nawe ubwe akureba akavuga ati uyu muntu n'umugabo wanjye nta kuntu bigenza akabikeka wenda nyine akaba yabitekereza hazaho n'utwo tuntu tundi two ku ruhande two kumushyiranga ishati ngo two kuguha udufaranga kuri telefone nta mpamvu leta yumva ko birangije byarangiye naho noneho habaho kiriya kintu akavuga ati noneho ndabafashe afatiye mu cyaha nyine ni ugufuha abagore twese turafuha ko naho yafa cyangwa niyo nanabikora naba nitije namutirurira umugabo cyangwa umugore hari igihe bati gusa bajya batiza da tuzanirurira ejo hariho nyine wenda siko bimeze ariko baratiza iyo wabisubiramo umugabo wamutiza none se ubu ngubu abagenda sibasubira mu rugo bamusubiriramo ibyo ngibyo nawe ibyo ntabwo ari ibintu biba birenze nyamara mama gahera ndi kuva ngenda abona rimwe ari mukuri oya ntabwo ari mukuri aratubeshyera umugabo n'ubwo wamutwara wawe umwitije gutirura cyakora umugabo wagiye hanze ntabwo agenda burundu da aragaruka sibyo nkubwira nyine ngo ubu wawitije waba witije ese bundi umugore abona iposho akabona igitenge akabona buri kimwe igabura hari ibintu abagore bakomeza we ntiwabikomeza ari wowe hari kereka naburaye atampaye iposho hari ibintu ni ugusangira rega ni ugusangira ariko njyewe ntabwo ariko bimeze mama gari ntabwo namuca inyuma ngo ubwe ngo mutwaye umugabo ariko harishobora kubona undi bikaba uko nguko nyine ni ukuri da ntabwo nabimukorera cyangwa ushaka kumwisubiza oya si cyo navuze kumwitiza oya ntabwo ari cyo navuze umugabo ntabwo kari keza shoye bijya biba nabyo ntabwo byaba ari sawa ngo umugabo ntabwo ari ipurato ngo ntabwo bamutizanye ariko hari igihe biba ngombwa daha njya mbona rega ubundi tujye tuvugisha ukuri ese ntabwo mubona indangamirwa zijya haba ntizigibwaho n'abagabo bubatse benshi babubatse none se ariko bajyanye amafaranga barayajyana hariya rero ni kwa buriya hariya ari uwanjye mba namumutije ariko akamuntirurira agiye ubizi ko agiye mu ndangamirwa wamwemerera ntabwo wamwemerera biranababaza cyane kuba umugabo yaguca inyuma ukabimenya pe ariko nanone hariya niho mwavuga ati ndagutije ntirurire hariho n'igihe abikora ubizi ukamubwira ati udafite ukuntu uri bumugaruka ukamubwira ati umva ndagutije ariko ugomba kuntirurira hari igihe bibaho ntabwo biba byoroshye shaje reba mama gahera ntabwo bamutiza nashoka umuntu hiko yanagenda buriya ntugere uri umuntu yanagenda sinjya nkumenyera ejo bundi waravuze ngo umugabo ngava mu rugo rwe ariko hari byabuze ibyo koko hari ibyo wabuze iwawe uriya mugore ikibazo cyiwe arangenzura cyane rwose rwego rwo hejuru siko njye nkufata agafanta ahantu nkabona abantu barimo kundunguruka
nabaza se ko ndewe urimo kundeba cyane ngo turi kuri misiyo ngo dufite umuntu wadutumye nkibaza se umugore icyangenza cyane no kubera iki oya ntabyo urukundo ahubwo buriya gushaka oya gushaka umugabo ukuzamo cyane byo ni ikibazo buriya sinzi nabyo buri mbajya ngo bantwara sinzi kuno banakujyana ukuntu uri boss banakujyana sinzi kuno nashaka ajya nareba gake simba nawe ntazagucikara ose njese undi wana nje nzagucika simba nawe umereye nabi njyewe yanjye nago tantine namuca inyuma kandi narabi naca imbere wabimwereka wenda nuko nawe abinshinja ariko nyine ikibazo wenda nuko wenda anacunga ashyira n'abantu bose batandukanye ariko njyewe ndamutse nanabikoze namugarurira uwo mugore yaje kundeba bakajya kumuhamagara sinamuhera namugarurira namutirurira muri make ikintu wavuze ejo bundi turi kumwe na mama Gaera uravuga ngo baravuze ngo n'ubundi umujye ushatse ngo kumujyana wamujyana ngo ntazanagaruka ariko ibintu byose ubyibuka nawe ndagutinya akajya yibagirwa nakajya yibagirwa namujyana da cyane namujyana ku buryo umva n'inzira naho baba batazongera kuhasunitsa n'amazuru oya ngese ntago yanjyana gusa bishobora no gushoboka da ariko se ibaze kugira ngo nimba uri umuntu w'umugabo ahantu ugiye hose bagushyireho ingenzi umwana utambutse do papa Gaera aciye hano hano yicaye hano arimo aranywa ubwo se ubundi icyo ni icyubahiro ntabwo icyo ari icyubahiro uriya mudamu nabanze yigirira icyizere yumve ko umugabo wari uwe babyaranye bari kumwe adashobora kumucika erega buriya iyo umugabo mwabyaranye ubu ndakeka kuba umufite nta hantu yagucikira niyo yagenda agomba kujya amenya ko mwabyaranye ntago yagenda aba ngenzura ko tutarasezerana nawe umunsi twajya nko mu murenge ndagenda bitera azagushyira ntago turajya mu murenge niyo mpamvu ubwo ngubwo singufite ntago turajyamo gusa byari biri muri gahunda oya abandi nkuko n'abandi bose baba bamufite ubwo utarasezerana wese ntago ari umugabo w'umugore ako nge mbona buri isezerana ari umwana ubundi icyambere ni urukundo ubu se abantu basezeranye ubundi bakora divorce icyambere ni urukundo rwose ariko umva ko aramutse we yumvise ko basezeranye tabikomeza cyane simba basha kuncunga ngiye hose telefone ze kayigenza ako kanya rero yajya ashyiramo n'ikiziriko hubu ntago mama Gaera ari urwango aranagufura kandi buriya muntu ugukunda aragufuhira rega ararenza cyane ararengera cyane ararenza cyane rero nagabanye ntago genzi ukuntu sinzi ukuntu nabishyiraho nge nabivuga sinzi urwego nabishyiraho ibintu byawe n'umugore wawe wowe wamaze kuganiriza icyo kiganiro wowe wamugiriye namara nk'umuntu uzi ko hari igihe wemera gusenga bazi zica ukakoze n'ukuri hari igihe umugabo ukosereza akakurusha ubwawe bikaba ngombwa ko wowe uca bugufi imbere ye ni wowe uca bugufi imbere y'umugabo wawe n'ubwo ubabaye wenda ikosa ni iryo ariko hari igihe wemera ikosa ry'umugabo kandi ni rero mwumvikane muganire mubaze ibibazo umusubize niba koko ari ukuri nta kintu hagati yanyu uzabimubwira niba kandi kihari nabyo azabibwira nuko namusobanurira ariko nkajya numva we ari kumbwira ngo nkurusha nkumva ko kuba utabishaka nawe hari icyo wikiye yarambeshye aho ngaho umuntu mushaka kuganira uwo kwanga yarambeshye aho ngaho rwose nta kintu yigeze ambwira kubera n'umushinya wari afite n'uburakari nawe wamutuka ngo nawe mubwire ariko nanone njyewe uko mbyumva muri ubwo buzima bwanyu murimo ibyanyu ntibikindeba kuko sinanabyinjiramo basi mwagakwiye gukorera abana mwabyaye kuko buriya abana nibo babigenderamo bagakura nabi bikaba ibibazo kandi inshuti ni isenya buriya ntabwo mwanga byumve rero buriya
birashoboka yuko urabona uriya mu mama akenshi akora gake cyane ababayeho neza nta kintu abura mu rugo rwe wenda uwo mudamu wabimubwiye ashobora kuba atanishimiye n'ubuzima abayemo avuga ati uyu mudamu kuki ameze gutya na gutya ngenirirwa ngenda mfite imiruho akavuga ati reka nawe musaze mu mutwe byibura nanjye rujye rurara rushya urumva abantu ntabwo babishimiye ukuntu umuntu abaye byarangiye sinzi ko ntabwo byararingije bifite igaruriro ye nta kosa mfite ariko ntaganyumva ushaka kumubwira ati ese ko umaze iminsi irenga 3 utamvugisha waje gena tukaganira ibyo tugomba kuganira wenda tukabishyira ku murongo agahita ngo ndakwiyemera ikintu ushaka kumva nk'ibyo narabibonye byose ubwo yahise kubita icyuma yagiye Subwo ibyo wakora iki wamugana hamagara imiryango rero ibyo nzi muhamagara imiryango impande zombi niko bizagenda simbizi gusoza wagira ijambo ubwira madamu wawe gusa jewe ikintu namubwira nuko yaca bugufi tukumvikana agashyira ibintu hagaragara ibyo yabwiye akabyima amatwi akamenya ikibazo afite tukakiganiraho tukubaka urugo tukarera abana bagakura uyu mwana ntamugere ikibazo n'umushiti wacu n'umwana twareze mufata nka sister ntamugere ikibazo cyane nicyo kintu mbarye nakongeraho nta kindi ngiye ikintu narenzaho nuko namubwira ngo natuze yubaka urugo rwiwe areke gukekera umugabo wiwe kuko ibyamukekera simbirimo n'umugabo we nimba birimo ku bandi ariko ngiye ndeba ibyanjye natuze yubaka urugo rwiwe ariko hagati aho ngaho ntabwo uranyuriza amafaranga kandi ambwiye ko amafaranga yo kurya nta kintu ufite ntago ndahembwa uretse gato tuzavugane ku wa kabiri wenda ese yaburara kandi nitwara mureze n'ubundi kuva kera se yishwe n'inzara hako se umugore yakamenya ibintu byose ntabwo rega byose yakumva wakayimubwiye kandi izi n'imvururu zahabaye ntabwo bibaho ariko ejo za nimugoroba mvuye mukazamvugisha nzakohereza nacyo sawa nta kibazo akoherezaho nka 5 ubushaka cyo kurya ntaribi ndashima Imana hari utwo natoyemo namwe nizere ko mwitoranyirije utuntu two gutoranya si sawa Soreze hano mamagara hari nuko nyine bimeze nta kundi kanizere yuko uzabikemura ariko genda uhagarare ku rwego nk'umugabo uzasenya ututsi kuri kano kantu k'amafuti rwose noye ntabwo rwasenyuka mu izina rya Yesu kambikurikirana uko bimeze oya inzobe ni mabukwe mana yo mu ijuru ndarengana ngizobe niki ariko kana gutambikamo nukuri ntabwo indahera yiwanyu ntabwo mbizi soreza hano mwese mudukurikiye ndabashimira kuba mwakurikiye ibiganiro byacu kandi ku nama n'ibitekerezo mwandika muri comment no kuri ndabashimira cyane sosiyete mu kiganiro cyo